Ndagusuhuje nanone mukunzi w'ibiganiro byacu kuri channel yacu ijuru ntirikorerwa TV, ariko nanone ibiganiro bitambuka henshi hatandukanye, si kuri YouTube channel gusa, Facebook page ijuru ntirikorerwa TV. Nanone dufite group ya WhatsApp, ushatse kuyijyamo nayo twagushyiramo ijuru ntirikorerwa, na niyo wenda wajya uboneraho ibiganiro byinshi. Ariko dufite n'amaradiyo tuvugiraho ubutumwa bwiza. Kuri ubu bishobora kuzahinduka tukajya no kuyandi, ariko kuri ubu turakorera kuri Fine FM 93.1 kuwa kane no ku cyumweru. Isaha yo ni saa 12 kugera saa moya. Dukorera no kuri Country FM ku 105.7, foni saa 2 kugera saa 3 kuwa kane nanone. Ariko icyo tuba tugamije muri byose no kugira ngo abantu baruhuke, abantu babohoke, abantu bamenye uburyo bakwiyunga n'Imana bakabana nayo amahoro. Mu by'ukuri rero ijambo numva ndi bukoresha uyu munsi mu kiganiro ni ijambo riri muri Yesaya 57:21 rivuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha niko Uwiteka Imana yanjye ivuga. Ni Yesaya wari uhawe ayo magambo, ariko avuzwe n'Imana biciye nyine mu buhanuzi Yesaya. Imana ivuga umunyabyaha rero ibivuga mwene Adamu wese ahava akagera. Adamu akoze icyaha, abantu twese duhindutse abanyabyaha, ariko duhindukiye abanyabyaha muri we. Bituma rero ibyo umuntu akora byose bidashobora kumunyura ngo binyure umutima we, nubwo yashaka amahoro mu buryo butari bumwe, ariko ntigera yabona. Iby'isi watunga ntibiguhesha amahoro, inshuti wagira, ubwenge wagira, urubyaro, urushako, ibintu byose wagira byo mu isi ntabwo byaguhesha amahoro. Ubwo ikibazo umuntu afite gusa nuko ari umunyabyaha, akaba yaratandukanye n'Imana. Ibyo rero bikaba bigomba gukemurwa n'ubundi no kongera kunga ubumwe nayo. Aha rero ndi gufatira iyi video ni mu karere ka Rusizi, mu murenge wa Nyakabuye, ahitwa ku Mashyuza, ahantu hari amazi y'amashyuza. Ahantu ndumva ariko ari Nyakabuye, ni Nyakabuye ihana imbibi na Gitambi. Ndi gutekereza rero ko hano ari muri Nyakabuye atari muri Gitambi. Aha rero haba amazi nyine y'amashyuza nk'uko muyabona, hari ikidendezi ruguru, ariko hano hari n'ahantu amazi amanuka yitura hasi. Aha rero abantu benshi babaje kubashakira ibisubizo by'ibibazo bafite byo mu buzima busanzwe. Baremera bakambura bakajya, cyangwa se bakaba banambaye imyenda bateganije, bagakuramo iyo bazanye bakajya mwano mazi kugira ngo abiture hejuru. Mbese bagerageze kwibabaza kugira ngo barebe ko Imana yari bagahinda bafite, noneho ikabasubiriza ibibazo baba bafite. Ariko mu by'ukuri iyo siyo nzira Imana yagennye yo kongera guhura na wa muntu yatakarije muri Adamu. Ahubwo Bibiliya igaragaza ko umuntu yatakariye muri Adamu, ariko Imana igatanga Yesu kugira ngo Yesu abe ari we wongera kunga umuntu n'Imana. Iyo utabisobanukiwe rero ushakira Imana mu buryo butari bumwe, ariko butari bugwe. Inzira yose yindi umuntu yagerageza gukoresha ashaka Imana ntabwo ayibona. Imana rero niyo yadushatse kandi yaratubonye, itanga Yesu nk'inshungu ya bya byaha byose dukomora kuri Adamu. Ndavuga ya kamere y'icyaha dukomora kuri Adamu, ariko n'ingaruka zayo. Ndashaka kuvuga ko n'imbuto zera kuri ya kamere zose Imana yarazifashe zishyira kuri Yesu kugira ngo imuhaniye twebwe. Noneho mu by'ukuri ibidukuyeho ibyaha byacu n'urubanza rwabyo, ahubwo dusigare turi abakiranutsi mu maso y'Imana tubikesha Yesu Kristo. Isaba rero umuntu kubyizera kugira ngo atsindishizwe no kwizera, bitavuye kumenya imitegetswe n'amategeko, cyangwa se no kwikibagura, cyangwa se n'izindi nzira zose umuntu akoresha nk'izi kugira ngo arebe ko yakwiyunga n'Imana. Ushobora kudakora ibi ukajya muri za korari, ushobora kujya mu nsengero ugakora imirimo yaho itandukanye, ushobora kujya no mu bundi butayu. Hari abajya mu mabuye, hari abajya mu mashyamba, ahantu hababaje hose kugira ngo bumve ko bahahurira n'Imana. Ariko muri Kristo Yesu n'Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Nanone n'amagambo dusanga mu Bakorinto ba 2:5 umurongo wa 19 niwe watubwira ko muri Kristo Yesu ariho Imana yiyungiye n'abari mu isi. Ntiwakwiyunga n'Imana rero ukoresheje inzira nk'izi zose. Ubu nuko bitakunda ngo wenda aba bantu bashe kubafata video, ariko biteye agahinda cyane ukurikije ukuntu baba bameze, ukurikije uburyo amazi abamanukiraho abikubita mu mutwe. Mbese bakavuga bati uko byamera kose Imana ireba agahinda kacu
Imana ireba akababaro kacu kugira ngo itwemere. Ni ikigaragaza rero ko umuntu akeneye Imana uko byamera kose, ariko inzira yo kuyibona niyo umuntu yayobewe. Nkaba rero numva mu by'ukuri nakurindira hafi nkagukumirira hafi, nkakubwira ntibishakira Imana aho idashakirwa, ushakira Imana aho itari. Aha si Imana iri, ntabwo Imana iri mwana mazi, ntabwo Imana iri mu butayu ubwo ari bwo bwose, nta nubwo Imana iba mu rusengero. Niko yavuze, nabyo biri mu byakozwe n'intumwa 17, 24 na 25. Ahubwo Imana yari iri muri Kristo Yesu ubwo yiyungaga n'abari mu isi, ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. Iyo uhishuriwe udashidikanya ko ibyaha byose Imana yakubaragaho yabishyize kuri Kristo Yesu ikanamuhana, akababaro kose yagomba kuza kubabaza uri mu nyanja yakumura n'amazuku ikakababaza Yesu mu cyimbo cyawe, noneho ubaho mu by'ukuri wumva nta kibazo ufitanye n'Imana, ariko utabikesha ibyo wakoze ibyo ari byo byose, ahubwo bikesha Yesu Kristo we wababajwe umubabaro wawe wose, akayishyiraho ibyaha byawe byose, akiyambura gukiranuka kwe, akambara gukiranirwa kwawe, ahubwo akakwambika kwa gukiranuka yiyambuye kugira ngo akugaragaze imbere y'Imana wambaye ibyiza bye, akwambuye ubushwambagara bwawe. Urabyizera rero ibyo, umutima ugatekana, ukagubwa neza, ukaba mu isi noneho utakiri umunyabyaha, ahubwo uri umukiranutsi imbere y'Imana, ariko utabikesha ibyo ukora, ahubwo ubikesha Yesu Kristo. Mu by'ukuri rero nubyizera, Imana yiteguye kugira umukiranutsi, ukaba mu isi warababariwe, ukaba mu isi waremewe, ukaba mu isi ufite ijuru, ariko utabikesha ibyo ukora, ahubwo ubikesha Yesu Kristo. Ndaza kugerageza gufatira indi video hepfo, ngerageze kukwereka akababaro abantu bababaye, uburyo abantu bavunitse, uburyo abantu bashaka Imana mu buryo butari bwo, ariko bikarangira batayibonye. Nyamara ku musaraba niho Imana yiyungiye n'abantu, umusaraba wa Yesu Kristo. Iyo umwizeye urababarirwa, iyo umwizeye ubana nayo amahoro, ndetse ikagufasha kunyura mu bibazo byose byo mu isi utekanye, ikaguhishurira inzira y'amahoro, ukaba mu isi irimo ibibazo ariko umutima wawe utekaniye mu Mana. Imana rero ishimwe kubw'ubu buryo ibitanga kugira ngo tuganire. Ndizera ko bizakiza benshi, ndizera ko bizabatura benshi. Navuze ko tugira groupe ya WhatsApp, ariko ntabwo natanze nimero mwakoresha kugira ngo tubashyireho. Ni 0784 42 57 0784 42 57. Ushatse kujya kuri groupe ijuru ntirikorerwa, wajyaho ukakira ubuhamya bw'abantu benshi babohotse, nawe ukabohoka, ukarushaho kubohoka, ukagubwa neza, ugatekana, ukaba mu isi waremewe, warababariwe, nta rubanza ufite mu mutima wawe, n'ibindi byose ukamenyeranamo n'Imana, kandi ikakurindira umutima, ukagubwa neza muri byose. Imana ishimwe rero ku bwa Yesu yaduhaye kugira ngo atunge nayo, ariko Imana igushimirwe nawe udukurikira, usangize ubutumwa abantu benshi, ukande subscribe, ukande share kugira ngo n'abandi babohoke. Imana ishimwe ku bwa Yesu, kandi nzashimira Imana numvisha ubuhamya bwawe. Nawe uzanyandikire, ushobora no gukoresha email yanjye ni emile_nshimiyimana@gmail.com. wanyandikira ukansangiza ubuhamya, ukansangiza ibyishimo ufite ku bwa Yesu. Imana ishimwe n'iteka ryose. Amen.